wari uzi ko business nyinshi zishingwa zigatangira zitajya zimara imyaka 2? Wari uzi ko abantu benshi hari amakosa bakora muri business batabizi bigatuma bahomba, burya aribo bihombeje nta wundi muntu bahombeje, business zabo zigapfa? Niba ushaka kumva ayo makosa, reba iyi video utazakora mwe muri ayo. Ngo ikaze, niba ari ubwa mbere wagera hano, nge ndi Didier Joye, kuri channel yanjye tuganira ibintu bitandukanye byo mu buzima busanzwe. Donc ibintu bituma umuntu ashobora kuba umuntu ashaka kuba we, akagera ku ntego ze, ariko cyane cyane business. Muri iyi video rero tugiye kuganira ku makosa umuntu akora muri business. Aya ni amakosa nanjye nagiye nkora igihe kinini, nayo nagiye mbona abandi bantu bari iruhande rwanjye bakora, ku buryo nyine mbizi ko ahombya. Yego, hari nayo ntari buvuge, nawe umbwire ayo uzi abantu bakora muri comments, sibyo? Umbwire uti nabonye abantu bakora amakosa aya naye. Gusa nanone please, niba ari ubwa mbere ugeze hano, niba utarakora subscribe, babarira ukanda iyo buto ya subscribe aho ngaho y'umutuku, ukande niyo nzogera notification, sibyo? Ngo akanya ubikore. Urakoze kuyikanda niba wayikanze. Yego, wibuke nanone kuma comment nyine umbwire uko wabonye ibintu. Nanone like niba ari sawa na dislike niba wabonye atari sawa. Rero ikosa rya mbere abantu benshi bakora twihuse tutagiye mu gutinda mu makorosi no kutareba kure. Impamvu rero abantu benshi bakora ikosa ryo kutareba kure nuko akenshi umuntu yagiye gutangira business ari nk'ubwa mbere, cyangwa se atarigeze atekereza cyane, atangira business izaba ari ntoya igihe cyose. Kuki iryo ngiryo ari ikosa? Tekereza, nukora business ntoya ubuzima bwawe bwose izakumarira iki? Kuki ubundi umuntu akora business? Ubundi umuntu akora business kugira ngo yunguke, agire amafaranga, sibyo? Rero nukora business buri gihe izatuma uhora ustragoringa, bizaba bitaniye se n'uwagiye kwikorera akazi bakamuhemba, wowe uzagira imvune nini. Ikindi kintu gituma umuntu akora business ni ukugira ngo uzahiraga abana bawe, ugire umurage usiga ku isi. Nese nukora business wowe ku giti cyawe, wowe rutoki, wowe wikorera cyangwa ufite umukozi umwe, bizagenda gute numva? Nayo izapfa. Nese uzaba warakoreye iki nta n'umuntu yisigiye? Umuntu akora business kugira ngo agire ikintu asiga ku isi. Hari ibyo twese twajya gukorera abafite nini. Rero ntugatekereze bugufi, ngutekereze imyaka 3-5. Yego, business itanga amafaranga menshi utekereje kure. Ibyo utekereza kure, yego, suzi ko wajya bavuga umugani uvuga ngo jya utekereza byibuze kugera ku zuba. Nutanagera ku zuba uzaba wazamutse wageze mu nyenyeri. Tekereza kure. Ushobora kutagera kure cyane, ariko byibuze hari aho wageze. Ariko nutekereza hafi rwose uzahora uri hafi. Nutekereza business, ntugatekereza abaturanyi bawe muturanye ngo nibo bazakugurira, ntugatekereza abantu bo mu gihugu cyawe gusa. Yego, ugomba gutangirira kuri abo, ariko jya utekereza kure. Utekereze business ushobora kwagura. Ntutangire business izamara imyaka 5 igahomba. Oya, tekereza kure, utekereze business ishobora kwaguka. Ibyo rero bishoboka iyo uhanze agashya, innovation. Ubwo nutekereza business, utekereza innovation, utekereze kure. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukutagira igicuruzwa. Icyo gikunda kubaho mu Rwanda. Ntabwo urabona umuntu ufite business wabaza ngo akora iki, akananirwa kugusobanurira icyo akora. Kubera iki rero? Mu Rwanda hari uburyo leta itanga amatenders. Noneho akaba hari umuntu wagiye we akagenda kampani yakavuga ko ikora ibintu byose bibaho. Donc agafata ikinyamakuru, buri gihe akabategereza notification, cyangwa ari tegereje igihe asoma itangazo ry'isoko, akajya mu masoko. Buri gihe ari ibyo. Simbyanze kuko uri gukorera amafaranga, ariko se byari twavugaga uri gukorera amafaranga nyine, ariko uri muri tenda gusa. None se ubwo ngubwo uri kubaka iki? Yego, nibyo, urumva ahantu bamwe bakeneye ibishyimbo biba supplying, ahandi bakeneye cartouche uzibashyire, ahandi bakeneye computer uzibashyire. Ariko se mu byukuri ni tenda ziramutse zihagaze, cyangwa se ugiranye ikibazo na leta, waba uri gukora iyihe business? Tekereza ugira ikintu wubaka, yaba service yaba igicuruzwa, ikintu gishobora kwikora usinziriye, atari uko buri gihe uri kubira ibyuya gutya. Oya, uri kubira ibyuya, uri
nyura muri za kata zose za business nyine ntavuri buvugire hano izo ngizo zi. Tekereza ugire produit atari ukwirirwa nyine uri muri utwo ngutwo gusa oya. Ikintu uvuga ngo iki naracyubatse ntanahari cyakora. Iyo niyo business nyine. Ikintu ushobora gusigira umwana wawe nyine igihe wavuye. Nicyo ngicyo niyo business. Icyo cyari icya kabiri. Icya gatatu rero ni ukutamenya kwamamaza. Uribuka ibyo maze kuvuga mu kanya, umuntu bazanga ukora iki ntababizi. Nese we yashobora kwamamaza. Kera ngitangira business namaze amezi 6 mbona kontra. Yari kontra yo gukora ikinyamakuru. Muri icyo kinyamakuru muri kontra nasinye harimo ko nshobora gufata murangi page yose nkayamamaza. Sitopre byari bihenze kuko hashize nk'imyaka 4 kandi icyo gihe kuguramo page byonyine byaguraga amafaranga miliyoni. Nje barayimpa ko buntu. Uzigishekeje narayiretse ndavuga ngo buse namamaje hakaza abantu benshi. Urumva ubwo ndi gukora iki ubundi niba ntazi kwamamaza. Namenye kwamamaza vuba nta mwaka ushize kandi navuga ko nshobora kwamamariza abandi bantu. Urumva ni ikibazo kiri. Ntabwo nzi ngo nkora iki, ntabwo nzi iyi story nshobora kubwira abantu bakaza. Kandi wenda iyo myaka yose iyo nyikoresha ngakoresha ayo mahirwe hari igihe hari kuza abandi bantu benshi kuko hari nabaje nyine babonye nimera ahantu gutya ku ruhande kandi ifite page yose ra. Uri kubyumva? Menya kwamamaza umenye ngo nkora iki. Niba utazi icyo ukora ukaba utazi kukivuga ni ikibazo. Iga kuvuga business yawe. Hari ibintu bita elevator pitch ku buryo uhura n'umuntu. Mpamvu byita elevator nuko ushobora guhurira n'umuntu muri ascenseur muri kuzamuka ugahita umubwira ngo nkora iki ngiye hana yego ibyo bimenye ku buryo umuntu akubwiye ngo aya mahirwe ndi umunyamakuru hita uvuga kuri radio wamaze business yawe uhita uvuga ngo business yanjye ikora iki yego abantu bayimenye. Erega kuba abantu bazi business niyo batakugurira ni ikintu cyiza. Reka ngo urugero tekereza iyo utekereje ngo imyenda ya sport utekereza iki. Nzi neza gutekereza Nike cyangwa Adidas. Sibyo? Niba utekereza Nike cyangwa Adidas ni ukubera ko babyamamaje. Ushobora kutabigura ariko urabizi. Umuntu naza kukubaza uzamubwira ati haraho mbizi. Rero ujya wiyamamaza ahantu hose hashoboka. Iyo utazi kwamamaza business yawe, utazi service utanga, icyo ni ikibazo. Ikintu rero cya kane kikosa abantu benshi bajya bakora no gushaka kwigira nyirandabizi. Icyo cyo ni ikintu kigoye. Ejo nindi kuri Twitter birangije mbona umuntu ari gukora ikosa sindi burivuga iryari ryo kuko ari ahantu bahita bamumenya. Noneho arangije uwundi muntu we ntago afite business oya ni umukozi ahantu aramubwira ati nyamara ibyo bintu uri gukora ntago ari byo kuko yari afite expertise muri ibyo ngibyo. Ambwira ati ibintu ugenda wandika ahantu hose ukoresheje uburyo sibyo. Ajya kumugisha impaka. Icyo ni ikibazo rero. Kuba uri business owner ufite amafaranga uri boss nyine nkuko abantu bakuvuga ntago bisonuye kuza ubwenge bwose bw'isi yose wikwigira nyirandabizi. Ibyo abantu bamwe bagukorera ibyo bazi nawe ukora ibyo uzi. Akenshi rega aba boss baba ari beza mu kuyobora abantu ukajya uvuga ngo tujye hano ukaba ufite vision yaho muri buke ariko hari ibintu byinshi ubutazi byinshi. Icyo rero ntukazajye wigira nyirandabizi. Steve Jobs yigeze kuvuga ngo nujyuzana abakozi ntukazana abakozi bari smart bazi ubwenge ngo nurangiza ujye kubigisha nicyo gukora oya. Ahubwo we jyuzana abakozi bari smart bakwigisha icyo mugiye gukora. Buri wese umuha inshingano y'umubwire uratujyana. Jya utekereza business nk'ubwato burimo abantu benshi buri wese ari gukora ikintu kugira ngo bugere aho bugera. Ntago kapitene ari wujyuza ngo wowe muri guteka ibiryo ngo reka numva uko bimeze ngo yango agakwiye zana umuntu uzi guteka byembe mubwire uti ukore ku buryo tutari buburi ibyo turya tuzamara muri iyi nyanja igihe kiniki ntituburi ibyo kurya. Uti wowe ubu bwato ujye uyobora wowe uzucamo gusa ureba gusa ko nta ufite ikibazo. Nicyo business maze ntabwo imaze ngo umara imyaka 10 buri gihe ari wowe ibitekerezo bica mu matwi. Ugiye gukora ikintu cyose aze muri office yawe uri kudindiza business ahubwo ni wowe ugomba gufata imyanzuro yose n'urwarase. Hereza abantu ubushobozi bakore ibyo bagomba gukora ibyo wabazaniye. Icyo rero kiratugeza ku kintu cya gatanu. Kumenya gushaka abakozi. Niba abantu uzabaha inshingano bagakora icyo wabazaniye gukora ukwiye gushaka bazi gukora. Ntabwo ukwiriye gushaka abo uzahora wigisha. Icyo ni ikibazo rero gikomeye mu Rwanda. Mu Rwanda uhakazi mwene wanyu utazi gukora ikintu na kimwe. Nanone nabyica muri bumwirukane.
jya uhereza akazi umuntu uzi gukora kugira ngo mutere imbere, kuko business nuyizanamo abantu batazi gukora niwe uhomba, izahomba nyine ufunge, mwese mufunge. Kandi wenda wa muntu utari uzi gukora niba ari impuhwe wari umufitiye washobora kuzamufasha mu bundi buryo. Jya uzana mu kazi umuntu uzi gukora, ntabwo ari wowe ugiye kumwigisha ibyo gukora, ahubwo waba agiye kukwigisha. Ni nako bimeze no kumukonsulta no ku wundi muntu, jya uzana abantu bagufashe, ntabwo wowe uzi ibintu byose. Icyo rero noneho kiratugeza ku kintu cya gatandatu. Akenshi umuntu utangiye business ku giti cye asinya amakontra agira gute, kandi ntabwo ibyo bintu byose ubizi. Jya umenya amategeko, unamenye no kwishyira ku ruhande abaroya. Kandi ari ikintu cyanyishe mu buzima kirancegesha, gusinya kontra nabi. Yego nzabibabwira muri video zizakurikiraho impamvu gusinya kontra nabi ari bibi, ariko akanya bimenye gusinya kontra nabi ni bibi, nzababwira impamvu byangizeho ingaruka. Ntukagende ngo wumve ko nyine paperwork gutya dusinya amakontra muri business ari ibintu byoroshye. Ni ibintu bifite ingaruka nini. Rero ni byiza kubaza umuroya, ukagira umuntu kwigisha amategeko akubwira ati ibintu bigenda gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, kuko numenya amategeko ntabwo leta izakujyana imisoro ujye ukorera leta gusa, kuko ni byiza kwishyura imisoro ariko ntukeneye kungukira leta gusa, nawe ukeneye gukora ukunguka. Ntabwo uzasanga ufitanye ibibazo n'abakozi wabateye hejuru. Oya, menya amategeko icyo avuga, umenye ibikurengera. Nuko inaha kenshi business nyinshi zimaze imyaka itari myinshi cyane, ariko tekereza igihe umuntu azajya baza akakwiyenzaho kugira ngo ajye kugusuringa mu rukiko umwishyure. Ibyo bizaba ari ikibazo. Umukiriya azaba akunyerera ajye kukwiyenzaho kugira ngo umwishyure. Umukozi wawe rero umenya amategeko, niba utanayazi ujye ushaka umuroya. Ushobora kutamuritayininga buri gihe ngo umwishyure, ariko urebe udufaranga ujye umuha kugira ngo umenye ibyo urimo, umenye amategeko. Business ni ubucuruzi nyine bujyana n'amategeko, bugengwa n'amategeko. Ikintu rero cya karindwi ari nacyo cya nyuma, ndakwinginze niba uri gutangira business uyu munsi ari bwo bwa mbere, iri kosa ntuzarikore. Ndakwinginze ntuzarikore. Ntuzatanga ibintu by'ubuntu, ntugatange ibiguha abandi ibintu by'ubuntu, ntugatange ibintu biri munsi y'agaciro kari ku isoko. Niba ikintu abandi bantu bagikorera 1000 ngo ugikorere 500, kuko uretse kwica isoko wowe uri kwiyicira business. Uti gute? Ngiye kuguha urugero. Mu myaka 5 ishize nibwo bwa mbere navuze ngo ngiye gutangira business. Numvise ko ngiye muri communication, nibyo bintu binini nkora, nakora ibijyanye na tech, mba ndi muri communication. Natangiriye kugukora iki rero? Kugukora logo, gukorera abantu logo. Nkavuga umuntu afite business reka mukorere logo. Ikosa nakoze rero ni iri, kuko numvaga ko ibyo bintu ntabyigiye, ntafite diplome ivuga ngo ibi bintu narabyigiye. Numvaga ntifitiye icyizere, ku buryo umuntu aza ngahitamo kumukorera ku mafaranga make arengeje urugero, narangiza nkamukorera ikintu cyiza nshoboye, kuko si ukwiyemera. Ntago nari nabyize mu ishuri, ariko nkunda gusoma. Niba ngiye gukora ikintu mbanza gusoma, ngafata umwanya ngasoma, ku buryo nsoma igitabo ku kintu nkagisoma. Ikosa rero ririmo niri, urumva natekerezaga gutera imbere ndi gukora ibyo ngibyo, ariko uko ndi guca amafaranga make, umuntu ugiye gutanga amafaranga menshi akindeba ahita avuga ko nshobora kuba ntazi ibyo ndi gukora. Noneho na wa wundi nafashije nkamuca makeya, umunsi nzajya kuzamura igiciro azabyanga, kuko nazanye umukiriya utari we. Burya ikintu cyose ushaka gukora n'amafaranga yose ushaka kwishyuza, hari umuntu wo kuyishyura, arahari. Mushake wijya guha umuntu ibintu by'ubuntu, kuko umuntu wahaye ibintu by'ubuntu, umunsi uzatangira kugira ofisi, ugatangira kugira abakozi, ugashaka kumwongeza, azigendera agende, kandi nta kutari waragize waramufashije. Jya ugerageza ntugatanga ibintu by'ubuntu. Nunatanga ibintu by'ubuntu, kuko hari igihe ariyo strategy bishoboka, jya ushyira mu mutego. Gute? Reka nguhe urugero. Wabonye ko online business za online, iyo bakubwiye ngo tugiye kuguha ikintu cy'ubuntu ngo uzakansoringa igihe ushakiye, bakubwira ngo shyiramo credit card yawe, uzi impamvu babikora? Ni ukugira ngo bamenye kuri seriye utanababeshya nta niyo ugira, cyangwa iyo ugira yarapfuye, ari kugira ngo ufate uko kwezi cyangwa iyo minsi 15 y'ubuntu. Rero ujye ushyiramo umutego, umenye uyu muntu turi gukorana ubundi ni gatiki. Tuvuga urugero, ushobora kubwira umuntu uti tugiye gusinyana kontra
y'umwaka wose ndi kugukorera ibi bintu, urabyemera? Ndabyemera. Nkongeje ukwezi k'ubuntu. Ibyo ubwo buntu muhaye ntago ari ubuntu bwo kuvuga ngo korera ubuntu ngo tuzaba tureba. Hari n'umuntu uzaka kubeshya ngo tuvuge nk'ubu ngo hari nk'abantu b'abafotografe akazakubwira ngo we ngo korera ubuntu ngo nzagenda ngutaginga ahantu hose ngo nkize ngo uzamenyekana. Kumenyekana se babishyira mu biryo? Kumenyekana se bigura equipment ukoresha mu kazi kawe? Ntugatanga ikintu cy'ubuntu please. Ntugatanga ikintu cy'ubuntu ngo nukugira ngo umenyekane oya. Ushobora gukora barter trade, ibaho, ndabyemera, mugakora exchange of akagira service agwa nawe akagira izumu, ariko mubibare mu gaciro please. Mubibare, ntugakorera ubuntu ndakwigize ndabigusabye. Nta muntu ushaka kuba professionnel ukorera ubuntu, kuko umuntu wahaye ibintu by'ubuntu ntago ajya ava mu mukiriya. N'igihe bavuyemo umukiriya avamo umukiriya ukurushya. Umukiriya n'uwishyura sukorera ku buntu. Ngayo amakosa 7 abantu benshi bakunda gukora. Nge ubwayo yose nagiye gutegura iyi video, ndicara ndeba nyina yo nkora yose, ubwo ngubwo nanjye yose narayakoze, kandi buri harimo namwe ngikomeza gukora. Hawe harayuzi yandi yandikemo hasi muri comment, uvuga uti naya ngaya abantu barayakora, nakoza ya naya ngaya nanjye. Yego, ikindi please, niba ari ubwa mbere wagira n'ubwa mbere ko utakoze subscribe, sibyo nawe rwose kureba video ikagira n'udakora subscribe byaho atari byo. Niba irebye ikagira n'uko yari sawa, kora subscribe. Yes, kora subscribe kandi na notification. Ikindi wibuke kumagati kikameze gutya niba wabonye ari sawa, cyakameze gutya niba ari fake rwose. Muri comment niba atari na sawa mbwira uti abanyarwanda rwose uburi kubifatira uri kurasa imbogo, sibyo? Urakoze rero, tubonane muri video ikurikira. Ciao ciao, bye bye.